kuki Imana itakoze hangari, kuki itakoze igisare kinini, ko mu rusengero iduhurizamwo abana bari mu mugongo n'abakambakamba, abasaza n'abakecuru, ko itaratandukanya umukazana na nyirabukwe mu rusengero. Iyi nkugi igiye kujyamo ibyumba bitatu irabishakira iki? Kurinze Covid turabadayimoni bashaka kugutanya, niyakongereye kubaho, yakurokoye jenoside, yakurinze impanuka ya Kamonyi n'ahandi, yaguhetse ku mugongo ikakugeza mu gihugu cya kure. Strategy iriho n'abadayimoni barimo biga umupango. Yesu ashimwe. Bene data, dufatanije umurimo w'Imana aho muri hose. Uyu ni wa mwanya mwiza w'amateraniro yacu wo kumva ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'ibindi bifasha imitima y'abakristo. Aha rero turi ni Kacyiru International Chapel. Turanezerewe cyane, tunejejwe n'Imana ko tugiye kumva ijambo ry'Imana. Dufite umutumirwa wacu witwa Pasteur Bernard. Tugiye kumusengera Imana rero azakomeze atwigisha ijambo ry'Imana. Ndabararikira gutega amatwi iri jambo ry'Imana, riraryoshye. Ni umuntu w'Imana yagiriye neza kandi ugifite mu mutima we inzira z'igisiyoni. Hari benshi bamaze kwangirika muri ibi bihe, basigaye bakorera Imana, hari ibindi bintu bitwaje, we yabohokeye gukorera Imana kandi nibwo buzima bwe, yihaye Imana muri make. Afite n'ibindi akora ariko ijambo ry'Imana yaribanje imbere. Rero tugiye kumusengera Imana aze abibwire, hanyuma akomeze n'ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, uri data wa twese mwiza, uradukunda, utwitaho. Sengeye iri teraniro, abantu bose bagiye kuribamo ubaha umugisha, n'abaza kumva nyuma kubw'impamvu z'akazi. Turasenze kugira ngo Umwuka Wera ayobore umukozi wawe. Ijambo ry'Imana ni wo mushorera mukuru. Turasenze kugira ngo umuyobore, avuge abwirijwe na Mwuka Wera. Mwami Imana, twirukanye imbaraga zose zabasha kurogoya ijambo ry'Imana, cyangwa ikintu cyose cyatuma abantu batabohoka, abantu badakizwa. Mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo umuyobore, Mwuka Wera w'Imana mubeho. Mwami, ducishijwe bugufi cyane no kumva ijwi ryawe, ntacyo twavuga tutakibwirijwe nawe. Ngaho mushorere, umuyobore. Tubisabye twizeye ko iri jambo rizafasha abantu ari ibihugu Mwami bitarakira ubutumwa bwiza, ndetse n'ababuvuga bahigwa bakabica. Uzumvira ijambo rizamufashe Mwami Imana, ahinduke, akizwe, amenye ko uri Imana idahinduka, kandi wamufashiriza no muri iyo kondisiyo igoye. Ngaho mushyigikire, icyubahiro cyawe Mwami kigaragara uyu mwanya. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Karibu umukozi w'Imana. Dushimye Imana kandi turabashimiye kubw'umwanya mwiza mwarimu muduhaye. Dushimiye ko uyu munsi wabaye umunsi mwiza wo kuboneka muri ibihe byiza byo kubana n'ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo nk'uko mwarimu yarabivuze, nanjye mbanze mbibwire. Nitwa Pasteur Habimana Bernard. Nkunda izina ry'Umwami wacu kandi nkunda inzira zo gukizwa, inzira z'agakiza. Numva nazigumamo kandi mbisengera Imana uko bwije nuko bukeye, nkasaba Umwuka Wera kunshoboza. Nkunda kubana kandi n'ubwoko bw'Imana mu bihe by'ijambo ry'Imana. Mwese abadukurikiye, abo Umwami Imana duhaye kugiriraho ubuntu bwo kuganira, reka tuvuge ngo umugisha w'Imana ubane namwe, kandi natwe mudusengere, Mwuka Imana dufashe tubaganiriza ibiturutse ku Mana yacu. Ndagira ngo duhite dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 6 umurongo wa 13. Itangiriro ibice 6 umurongo wa 13. Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero
wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya. Uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30, kandi uzacemo idirishya rizaba irya mukono umwe, nuyirangiza hejuru. Umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo, uzayishyiremo amazu. Iyo hasi uzayishyiremo amazu, iyo hasi n'iya kabiri, hejuru yayo n'iya gatatu. Yesu ahabwe icyubahiro. Ndagira ngo tuganire ku bw'aya magambo meza y'Imana tumaze gusoma, kandi Imana yemeye ko dusangira. Tuganire mu buryo bwihishurirwa, mu buryo burenga ijambo dusomye, ahubwo tukumva icyo Umwuka ashatse kuvugana natwe. Mu gihe nk'iki, Imana biravuga ngo yarebye mu bantu, Imana ibona ingeso z'abantu zibereye mbi. Imana ibona ingeso ziraba mbi. Imana ibona imibereho y'abantu irabaganisha habi, kwifuza kugenda kuba kubi, ibyangiza biba byinshi. Imana igerageza uburyo yagarura umuntu, ariko ingeso zirusha imbaraga icyo Imana imushakaho kumukurura. Imana yitegereje ngiribwira ngo nicujije ikintu cyatumye. Hari ahantu hatatu hagaragaza kwicuza kw'Imana. Ku gihe cyo kwimika Sawuli biravuga ngo yicujije icyatumye ibwira Samweli kumusukaho amavuta, ariko ntabwo yicuza nk'abantu. Iteka nta kibazo Imana ifite kiyigoye, nta kintu yimyoreza, nta kintu Imana ihangayikira, nta kiyiraza ishinga, nta kintu Imana igera ngo yumve icogoye cyangwa ibyo yagambiriye bizimye. Ibwira Nowa iramubwira ngo nzarimbura isi, nyirimburane n'ibiyiriho byose, ariko noneho wowe wibarize inkuge. Iyo nkuge nuyibaza, nagendereye amagambo abiri buriya turi buganire. Ndaguha igiti uyibazamo, si ibiti byose kuko byose ntibyavamo inkuge, si amazina yose kuko yose ntiyabonekamo agakiza. Nakunze ijambo ry'Imana nasomye mu Bafilipi ibice 2, haravuga ngo hariho izina rimwe gusa Kristo ngo amaze kunesha, biravuga ngo umunsi yanesheje yahawe ibintu 5, natwe duhagararamo mu mbaraga ze tukanesha. Biravuga ngo yahawe ubutware, ikintu cyose gifite ubutware ngo yakigiye hejuru. Cya kabiri ngo ikigira ubushobozi cyose ngo Imana ikimuhaho ubushobozi burenze ubwacyo. Icya gatatu ngo iramuzamukana imwicaza iburyo bwayo. Icya kane itegeka amavi yose. Muri iri jambo tugiye kuganira, ndi bwinginge abadukurikiye, amavi yanyu muyatoze kugira uwo mupfukamira. Iminsi yibatera gupfukamira amaganya, ibihe byibatera gupfukamira isi, amarira menshi yigutera gupfukamira abantu, ahubwo ngo amavi yose, ngo nicyo cyatumye itegeka amavi yose kuzapfukama. Icya gatanu biravuga ngo imuha izina. Nakunze iri zina, Bibiliya iravuga ngo ari amazina yavuzwe kera, ngo narimwe avugwa muri iki gihe, ngo navugwa nyuma y'iki cya none, ngo nta zina na rimwe rizigera rijya hejuru y'izina rye. Hari izina dufite muri iyi minsi turi kuvuga cyane, ngo ryitwa korona. Korona iravuzwe koko, n'umwana wiga ngira ngo hari niyo azatangiriraho, kuko ibimenyetso by'icyatuma ivugwa birahari. Nayo yagize izina, ariko uyu turi imbere, ijambo ravuga ngo nicyo gituma ari irivugwa none, niryigeze kuvugwa kera, nirizaza mu gihe kizaza tutakiri na, ngo niwe zina risumba yandi. Zina ryiza ni rya Yesu, risumba uko turivuga, nawo mu isi warisingiza uburyo buhagije. Rinyeyurira umubabaro, rimpanagura amarira, rinyongorera ngo mpumure, ngo ntinyoke nkomere.
kuko iryo zina rinyibutsa uko yankunze akampfira, ababi nkanjye akabeza de muri ayo maraso ye, rinyeyurira umubabaro, rimpanagura amarira, rinyongorera ngo mpumure, ngo ntinyuke nkomere, rimbwira data wa twese ibyo yanshinguriye mu ijuru, naho nagenda mu mwijima rimurikira hose. Izina Imana ibwira Nowa ngo igiti uzabazamo ntuzatoranye ibara, ntuzarebe ubwoko bw'ikitamungwa, ahubwo uzagendere ku cyo nzakubwira. Ni Yesu twabwiwe, uruhura abarushye, ni Yesu unyuranye ibihe. Pawulo niko yavuze mu Byakozwe n'Intumwa ibice byaho 17 abwira abanyatenayi, yarababwiye ngo bene data, bagabo bene data, mbonye ko ibyo murimo musenga birasa n'ibigaragarira amaso yanyu, birasa naho byasubiza bijyanye n'uko mwabyizereyemwo, ariko uko gusubiza si ukw'Imana. Birasa n'ibiriho ariko bifite n'amatwi atumva, bifite amaso atabasha kureba. Asoza avuga ngo nicyo gituma mbabwiriza, mbibwirijwe n'umwami wacu. Pawulo aravuga ngo kugira ngo amahanga yose avirwe n'uyu mucyo w'agakiza Imana yatanze umwana wa Yesu Kristo ngo atubere umucyo. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ahabwe icyubahiro. Iyo tuvuze Yesu hari ikiba gikoretse, ubitoza akanwa kawe, utoze inshuti zawe ko mu ndamukanyo ugira haba mu ya Kristo, utoze umutima kubwira ngo ruhuka uri kumwe na Kristo wanesheje, ubitoza amaso kuruta kubona isi n'ibyayo bigoye, ubone Kristo n'ubwiza bwe bukuriho, urebe Kristo n'imbaraga zagukuye hakomeye, urebe Kristo ufite umushinga abantu batarahishurirwa kuri wowe wo kuzakugira neza kwiherezo. Imana ihabwe icyubahiro. Imana rero ibwira Nowa ijambo rikomeye, iramubwira ngo utoranye icyo giti. Hanyuma ijambo rya kabiri nagendereye mu kanya tugasenga riravuga ngo iyo nkuge numara kuyibaza, kuko izazamo byinshi, uzayiha amazi 3. Turavuga amazi 3 y'inkuge. Niyo tuvuga, kandi ndashima Imana abadukurikiye n'abaza kuki Imana itakoze hangari, kuki itakoze igisare kinini, ko mu rusengero duhurizamwo abana bari mu mugongo n'abakambakamba, abasaza n'abakecuru, ko itaratandukanya umukazana na nyirabukwe mu rusengero. Iyi nkuge igiye kujyamo ibyumba 3 irabishakira iki? Imana yavuze ku murongo wa 16 ngo uzagabanyemo, uzayishyiremo amazu, iyo hasi ushyiremo iyo hagati, ariko uzashyiremo n'iyo hejuru. Izaba inkuge ifite n'icyumba cyo hejuru, kuko Nowa mu bintu bizarokokana nawe, harimo n'inyamaswa, harimo n'abantu, harimo n'ibintu. Kubw'ibyo rero uzashyiremo ibyumba 3, amazu 3, iyo hasi niba ari etaje ariko tubivuga, ariko ni inzu zigeretse buriya, iyo hasi, iyo hagati n'iyo hejuru. Uzi yuko na Kristo yabwiye abigishwa ko hari inzu yo hejuru? Yarababwiye ngo ndagiye, ariko nzajya nzaho muri, gusa mugende murindire ibyo data yabasezeranyije, ariko ntibizasange mwicaye mu yo hasi, bizasange mwicaye mu yo hejuru. Imbaraga mukeneye, imbaraga zibasha guhangana n'uyu muraba uri hasi, Imana yazishyize mu cyumba cyo hejuru, yazishyize mu nzu yo hejuru. Yesu aduhana umugisha. Hagombaga kuza inyamaswa. Petero yandikira mu rwandiko rwa Petero ndetse na Yakobo, yaranditse ngo mwirinde inyamaswa abantu. Mu guhamagara kw'Imana ntabwo nari mbizi ko burya hari n'inyamaswa zaje. Inyamaswa mukaba murabana, ariko imbabazi z'agakiza zikaba zitamubamo, akaba barizwa mu cyumba kibamwe inyamaswa.
Petero aravuga ngo mwirinde inyamaswa abantu twagiye twumva ubuhamya mwene so akaguhemukira. Mwarimu Beti wanyakiriye Imana imumugisha mwinshi cyane, buhamya bwe ngira ngo abadukurikiye barabuzi. yahuye n'ibihe bituma umwana we yonswa amashereka ahumanye, aho atakekaga ikibi aba ari hakibona. Inyamaswa, iki cyumba cya mbere rero, aya magambo nigeze kuyaganizwa n'umushumba wanjye, ndafashwa. Imana imumugisha mushumba wangaburiye kuri aya magambo. Icyumba cyo hasi kigira inyamaswa. Imana yari ihamagaye amubwira ngo uzane n'ibikururuka. Ibikururuka turabifite, ibikururuka. Uzane ibikururuka, uzane ibigenza amaguru ane, uzane ibyuza n'ibituza. Nazo zize kandi mu nkuge, bibere mu nkuge. Iramubwira iti nazo uzizane. Icyumba cyo hasi. Cya kabiri cyari icyumba nacyo. Cyari icyumba. Cyo cya kabiri nahoze mbaza umwuka wera ngo iki cya kabiri cyo cyari kujyamwo bandi. Imana izi ibyiciro rero kurusha Berenari, kurusha jye nawe. Imana izi ahantu mbarizwa ndi imbere yawe. Imana izi gutsindwa kwanjye no kunesha kwanjye. Yaranditse Zaburi iravuga ngo ijambo ritaraba ku mutima wanjye, mu kanwa kanjye, ku rurimi rwanjye, iba yarimenye kare rwose. Nguzi ibyo nibwira, uzi imyicarire yanjye. Mana uhabwa icyubahiro. Ndagira ngo muri iri jambo ry'Imana inkuge irimo ibazwa ni Kristo, nta wundi uri kuvugwa. Muri Yesu turimo turi ibyiciro. Hari mwene se ushobora kukugambanira, kose se twajyanaga mu ijuru cyangwa twahuriye mu nzira akebereje agana ahandi. Hari ukuvuga ikinyoma, hari uguhimbira inkuru, hari ukwica uhagaze, hari ukubika, hari ugushyingura nta musana, hari ugushyira mu mazi abiri. Yesu we, icyumba cy'inyamaswa. Yesu atugire neza, Yesu atugire neza. Imana idufashe cyane. Hari uwo nigeze gukorera kera, ndumva nzatanga ubuhamya. Icyo gihe twacuruzaga resitora, aribwo niga kugera mu mujyi. Amezi 6 ashize aratubwira ngo muzane ikayi mbishyure. Tuzana ikayi aratubarira. Akajya tubaza ngo harya mwariye ku nyama? Tuti twarariye rwose, twabonaga afite imbabazi nyinshi rero. Mwanywaga n'icyayi cy'amata? Tuti yo, icyasigaraga cyose twakiraraga inkera. Akandika. Amagi se ko najyaga, tuti rwose arayo bataguraga, umuntu agafata nk'igira imwe na rimwe. Akandika. Twashoje wa mwene data wadukoresheje atubwiye ko ari twe tumurimo amafaranga. Twaryaga twumva resitora ya mwene data kandi twumva. Hanyuma rero umushahara wahwanye n'isahane twariye tugashyiraho inyama, uhwana n'igitwariye ritarateganyijwe. Igikombe cy'icye twatubariye kuri senkani, abakiriya babarira ku 100. Umushahara nari ntegereje yaduhembaga ngahe? Wose wapotereye mu nyama, undi unywebwa mu cyayi. Berenari ndikubura, mbura byose, hasigara Yesu wenyine. Hari byinshi. Niga gusenga ubutayu, nitije ishati ya mwene data muri 2 ngira ngo na rimwe, ndayitiza. Hari haje amashati abengerana ukuntu, sinzi niba abankurikiye niba bayazi, ku buryo umuntu yabaga amanuka Kiyovu uri Kacyiru, ukabona ishati ya oranje imanuka, ukajya ubona ishati ku buryo bazamuka ari nka 3, ukabona ni nk'amabendera y'ibihugu arimo agenda. Niteze ishati rero njya mu giterane, saa 7 z'ijoro yiciye ari imyoza, nkajya numva arasuza umutima, ntese nturose nabi, ngo ni ishati yanjye. Aranyirukana arambwira ati hita uzinga ishati wajyanye mu giterane cya korari. Icyo gihe yari korari yavuye Bibare ndabyibuka, yari yaje kudusuraho nabaga kuri paruwasi. Aranyirukana mu by'ukuri, hagati yanjye iyo shati yarashaje, esheshatu yaguze zarashaje, ngira ngo n'inkweto yabyambaranye nazo zaribagiranye. Urumva hari icyumba dufite. Icyo cyumba gishobora kubamwe abantu baririmba iby'agakiza, gishobora kubamwe rwose. Icyo cyumba Imana irabizi ko muri iyo nkuge nazo zikenewe. Icyo cyumba Imana ikikurinde mwene data. Imana iguha imbabazi, kuko ntiwabura iz'umuco basi wa kimuntu, ngo uburize umwuka wera, ubure n'izi imbabazi wagiriwe mu ijuru, ukaba warabaye uriwe muri iki gihe cya none. Imana ikureba n'amaso y'imbabazi, kandi Imana igukure muri icyo cyumba.
erega ntabwo ari inyamaswa zizo mu ishyamba na parike, ni umutima utarabohotse, ni umutima ugifite ubunyamaswa bw'umujinya, kamere, umushiha, inda nini, amagambo, gusebanya, gutukana, ibinyoma, ubusambanyi, ubujura, ubugome n'ibindi byose bimwe umwuka wera yanga urunuka. Erega ni za ngeso za kamere ziri mu Bagalatiya, utagira ngo ni inyamaswa muzakubitana y'amahembe abiri cyangwa y'umurizo wizingiye ku gahanga. Nicyo ngicyo Imana ikurinde bene aho hantu, Imana iguha agakiza kuzuye. Mu bantu Imana yirata mu gihe nk'iki, ijya ivuga ngo mwamubonye umukobwa wanjye, mwabonye umuhungu wanjye, umpamya no mu gihe kidakwiriye, Uwiteka tugire neza. Icyumba cya kabiri, kuki Imana yashatse ko habamo amazi atatu? Oya, mureke tubyibaze nk'abantu, twe gutwarira ijambo kuko ryasomwe, ahubwo tunaganire. Imana iragabanyamo ko ari inkugi imwe. Urusengero rwa Kacyiru ko tutarabona habaho icyumba cy'abaza irya mbere n'irya kabiri, ko twese tubisikana, kukishyizemo ibyumba bitatu. Iki rero cya kabiri ni abantu Imana ngo yitwariye, ibizi neza yuko umumaro wabo ushobora kuboneka ku cyumweru, ushobora kubonekera muri korari, ushobora kubonekera ku gisenge cy'urusengero barimo basakara, wanaboneka yego komana mu bwitange bufasha abakene, no mu cyacumi rwose bagaseruka mu b'imbere, ariko bakabaho mu mbaraga zitarenga ahakomeye, bakabaho mu bihe koga. Ezekeri yabavuze aravuga ngo amazi haragera mu tugombambari, hakabayo mu mavi, hakabayo mu rukenyerero, n'andi ngo arengera umuntu ku buryo rwose ngo koga bene urwo ruzi bituma batakigora woga, urutegeka kukujyana aho rushaka, ni agakiza katujyana aho gashaka kuruta kurwana n'iby'umwuka dutegeka. Icyumba cya kabiri rero nagisomye kandi mbijyanije n'ijambo ry'Imana, nsanga twahatinda, kuko iyo wigisha ijambo ry'Imana uryireberamo nk'indorerwamo. Ese ubundi mwami genda barizwa mu kihe? Abo tuganira bari hehe? Twese mureke dusangire ijambo ribereho kudutunganya, kutweza no kuduhindura, ngo niyo rigeze ku gukiranirwa riduhanira gukiranirwa, kugira ngo ritunganye tube abantu b'Imana bashyitse bari ku gihagararo kizima cya Kristo. Yesu ahabwe icyubahiro. Iki cyumba rero nasanze tugitindamo, ntabwo twanga izina rya Yesu. Ni ukuri bamwe mu bantu mu binyejana byabayeho, ikinyejana cyahamije cyane, ibya kera simbizi, ariko reka mvuga icyo naciyemo. Nitwe twabashije kubaka insengero nyinshi, turi ikinyejana cyahimbye Bibiliya, ngira ngo tuyizengurutse twashyizeho n'amakorasi avuga ineza y'Imana, avuga kumanuka k'umwuka wera, avuga ibyo izakora, avuga uko tuzamerwa tugiye mu ijuru tugezeyo. Nitwe kinyejana cyavumbuye gusengera ahasengerwa n'aharenza hazwi. Nitwe twabayemo rwose abantu babasha kwiyiriza basimburana. Ariko iki cyumba cyo hagati nagitinye, nagisanzemo abagabo bakoranye umurimo umuhamagaro, ariko bagasoreza mu kantu gasa n'umujinya. Uzi ko nasomye mu Bami 19 nsanga Eliya umuntu w'Imana amaze guterwa ubwoba na Yezebeli, mu byibuka ibice 19 Abami ba mbere, ngo aryama munsi y'igiti cy'umuretemu. Marayika w'Uwiteka Imana aramusanga aramukomanga ati urakora icyaha? Ngira ngo yego yarakikote yorosha, amubwira ati uramenye nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, dore abahanuzi bose barashize, utantanga ahubwo nanjye bakamenya aho ndi bakanyica. Mbese uramubona Eliya asa n'umuntu wikinze, uramubona n'ubwoba budafite impamvu, uramubona gutinya urupfu atatinyiye kuri Karumeli igihe ababayari bamugota ari amagana n'amagana. Ariko hagati, mbega hagati we uw'abandi ngo arongera kwega akiyorosa, ariyorosa ngo arisinzirira. Marayika aragaruka ati erega harimo n'inzara, by'ukurya. Ngo ararya uw'abandi ntiyanga ibyo kurya, ariko ngo arongera arisinzirira. Aha ngira ngo tuvuge muhakurikire cyane.
amaze kurya bagirana isezerano, aramubwira ngo Eliya, ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali biracyahari, nicyo gituma ngira ngo ngire aho ngutuma, unyimikire, genda unyimikire Elisa. Reka tuhasome igitabo cya mbere cy'Abami ibice 19, dufashwe mu izina rya Yesu, hanyuma tuze gusoreza mu cyumba cyo hejuru. Imana y'amahoro idutuze mu cyumba cyo hejuru, duture mu mbaraga umuntu adashidikanyaho, duture mu mbaraga zitajya kubaza umuhanuzi ngo mbariza Imana nibona nkibirimo, duture mu mbaraga zituma wicuruka avuga ngo mwami amasaha arimbanyijeho igicuku ndacyakumva hafi yanjye, duture mu mbaraga zogura uruzi, duture mu mbaraga zihinyuza. Ndagira ngo tuze guhinyuza iyi myuka. Mu nyigisho izaza ndifuza ko tuzaganira ibyo turwana nabyo, niho tuzavuga ku itorero ry'Ikreti. Ndumva iyo nyigisho tuzayiga, iyo Pawulo yabwiye Tito ngo icyatumye ngusiga Ikreti ni ugutunganya ibyasigaye bidatunganye. Tuzavuga ibintu bigera mu 8 byari bidatunganye, tuhasoma twihuta twese, ntabwo turiga biriya bintu 8 ngo ryari itorero rizirana n'ukuri, ryangaga ukuri. Pawulo abibonye umutima uramurya, aravuga ati Tito we sigara, ibintu birakomeye, nabonye baterana, nabonye dogitrine zubahirizwa, nabonye basoma amategeko bagera kuryama. Mana we, aravuga ati sigara uhangane n'ibintu. Tuzabivuga ku gihe cyabyo. Reka tuvuge kuri Eliya, ibice 19 Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, murongo wa 4. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Ati Uwiteka ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta abasogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho, aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho, aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, aramubaza ati Eliya we urakora icyaho? Nawe aramusubiza ati nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenyera ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni jye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Murongo wa 15. Uwiteka aramubwira ati genda usubize inzira yose y'ubutayu ujye i Damasiko, nugerayo uzimikishe Hazayeli amavuta ab'umwami w'i Siriya, na Yehu mwene Nimushi nawe uzamwimikisha amavuta ab'umwami w'Abisirayeli, kandi na Elisa mwene Shafati wo muri Aberimehora uzamusukaho amavuta ab'umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Nuko uzaba yarokotse inkota ya Hazayeli Yehu azamwica, uzarokoka iya Yehu Elisa azamwica. Ariko rero nzaba nsigaranye abantu 7,000 mu Isirayeli batarapfukamira Bayali ntibamusome. Yesu atugire neza. Aba bose uko Imana ibavuze nta n'umwe yimitse. Musoma umuhanuzi witwa Elisa, biravuga ngo amusezeraho byabaye akaga. Amucisha i Yeriko, amucisha i Gilugari, amucisha i Beteli. Sigara gato hari Uwiteka antumye, sigara handaje mu kanya. Elisa ati mba nkwambuye, ntabwo naguziga, nkurahiye Uwiteka, nkurahiye ubugingo bwawe, simva huri singusiga. Eliya ni mu mucunga, nimureba muraza gusanga mwisoza hasa n'aharimo umujinya, hasa n'ahakirimo bwa burakari, hasa n'ahatishimye, hasa n'ahantu hatumye ahekenya iryinyo. Hazayeli ntiyamwimitse, Yehu ntiyamwimitse, na Elisa mwene Shafati uzamuhanuzi mu cyimbo cye
yamurengeje Gilugala, amurenza Betera, amurenza Yeriko, amwambutsa Yorodani, amumanuriraho amagare kumuriro n'amafarashi y'umuriro, amusiga hakurya ya Yorodani, amutegeka kumureba mpaka akaga kose kazaba nakirengera ko aribwo imigabane asabye izaza. Muri make bene data, ibi byishimo umuntu aburira mu murimo, ibi byishimo umuntu aburira mu muhamagaro, ibi byishimo umuntu aburira mu gakiza, ibi byishimo umuntu aburira mu isi y'amakuba n'ibyago, ibi byishimo Yezebeli aza agakamura mu mukristo, ndagira ngo tubitandukanye n'imbaraga Imana iduha kubw'umwuka wayo wera. Yesu atugire neza, Yesu adufashe cyane. Yehu yimitwe na Elisa, Hazayeli yimikwa na Elisa. Ndashaka ikintu cyatumye Eliya atimika aba bantu Imana imutumye ngo genda ubanyimikire. Yesu adufashe cyane. N'urugendo rw'ubutayu rutinze. Muri iki cyumba cya kabiri cyo hagati hari ibitero, hari imyuka iturwanya, akaga kose katurutse kuri Yezebeli yahungaga. Muri iki cyumba cyo hagati hamuteye kuruha, hamuteye kunanirwa, hamuteye kudashyitsa byose, hamuteye uburakari, hamuteye kudasuka amavuta ku bandi, hamuteye kuzibiranya umuhamagaro w'abandi bari inyuma. Imana yari imubwiye ngo inyuma mfite Yehu mwene Nimushi, mfite Hazayeli w'i Siriya. Siriya yari ifite ibintu bitatu yakoze bibaza Imana. Mwibuka ubwami bwa Benihadadi umwami w'i Siriya. Mwibuke Hezekiya aterwa n'uwitwa Hezekiya aterwa ibice 32 by'igitabo cy'ingoma, ntabwo tuhasoma. Ubwami bwa Siriya bwari bufite ibintu byinshi byagiye bivamo ubugome bugomera Abisirayeli. Siriya muyibuke igaba ibitero ku gihe cya Elisa ngo ingabo akazihindura impumyi. Eliya arangiza urugendo adashohoje uyu muhamagaro. Bene data, twararirimbye, ariko ibihe byo gusoza kuririmba byidutesha umwanya wo kwishimira iby'Imana yakoranye natwe cyagiye. Ibihe twavuzemo ubutumwa, iki gihe kitugamburuza, kiza n'ibiduhinyuza, kiza n'ibitwicaza, kiza n'ibidukamura. Iki gihe kizamwo uburakari, twirakarira Imana ku mafaranga abaye make, twirakarira Imana ku nsengero zitinze gukingurwa n'ibindi n'ibindi, twirakarira Imana ku bushomeri, twirakarira Imana ku byo twari byo tutakiri, twirakarira Imana ku kazi kahagaze. Ibihe ubiri hejuru ashoboye byose. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana ibaha umugisha. Hagati ko yari yanesheje Elisa ku cyari mwasoza, ayiwe atimitse bariya abantu. Yesu adufashe cyane. Nasomye inkuru za Hezekiya umwami w'Abayuda, yari yanesheje Sanikerebu, wendaga kumutera, yenda kumutera. Biravuga ngo nuko acurisha intwaro n'ingabo byo kurwanisha. Hezekiya yitegura intambara, imyitegura arayikaza. Biravuga ngo acurisha intwaro n'ingabo byo kurwanisha, agira byinshi. Ijambo ravuga ngo ahamagara Abayuda bose abateranyiriza imbere y'urugo rw'inzu y'Imana. Arababwira ngo nimukomere kandi mushikame, ntimutinye, ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri n'ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iri kumwe natwe irakomeye, iraruta bari kumwe nawe. Hezekiya aravuga ngo mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ngo ariko mukomere, imbere yacu hari amaboko y'Uwiteka Imana isumba byose. Yesu ahabwe icyubahiro. Ngo abantu bumvise ayo magambo bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Hezekiya ahagarara atyo. Hezekiya agabwaho igitero cy'indwara. Hirya y'ibyo biravuga ngo atakambira Uwiteka Imana ye, habwira Uwiteka ati mwami wibuke ko nakoraga ibishimwe imbere yawe, kagendera mu nzira zitunganye. Hezekiya arasenga. Ijambo ravuga ngo arahindukira ndetse areba ivure, habwira Uwiteka ngo wibuke imirimo yanjye yabanje n'iyaherutse. Arasenga. Imana ituma umuhanuzi Yesaya avuga ngo genda ubwire umugaragu wanjye Hezekiya ngo uhereye aka kanya numvise gusenga kwawe, ndebye n'amarira yawe, mwana wanjye, kuko kubaho kwawe kizeho imyaka 15. Siwe nzarinda gusa kandi nzakurindana n'uyu murwa. Mwene da, umugisha Imana iguhaye
ntuzasiga na nyogosenge kuko ari wo mu rubyaro rwazo, ntuzasiga abana bawe. Umugisha Imana iguhaye, kurindwa kwawe bizazane kurindwa igihugu, bizazane kurindwa kw'abawe. Iramubwira ngo si ibyo gusa, nzagukizanya n'uyu murwa, nzawuhagaraho nitwa Imana, nzanawurinda. Hagati rero nicyo nagira ngo tuvuge mu kanya dusenge, kuko hejuru ho turahifuza twese. Ibiberayo ni umwuka wera, ni umubatizo uri mu byakozwe n'intumwa, icyumba cyo hejuru. Ariko hagati Imana, avurema Imana irabizi ko tutari mu nyamaswa. Abo nganiriza bamwe murabizi namwe ko mutabarizwa mu nyamaswa. Hari ibintu twarekuye, hari ibintu isi nayo ubwayo yiyiziho ko hari ahantu izi tutabarizwa. Ariko hagati harimo umucanganyiko, harimo kujijisha, harimo abadayimoni bajijisha, harimo abadayimoni badukubita umujinya tukarakara. Nta karengane kaje, turakariye gusa ko Imana itakoze ibyo yari yavuze. Kandi bivuga ntitwayokeje itutu, nta hantu twandikiranye nayo ngo dusinye ko nibirenga itariki n'iyi umwe muri twazabihanirwa. Turarakazwa n'iki? Tuvuga ukuri. Iki cyumba cyo hagati rero nicyo nibanzeho cyane. Hezekiya ahura n'imyuka ijijisha. Hirya gatoya ngo intumwa zivuye i Babuloni, Babuloni murayibuka, kwa Sanikerebu twahavuye batsinzwe, kwa Benihadadi batsinzwe, ariko kwa Nebukadinezari Babuloni bo biga amayeri, biga uburyo yagamburura, biga kurinze kovide. Turabadayimoni bashaka kugutanya n'iyakongereye kubaho, iyakurokoye jenoside, iyakurinze impanuka ya Kamonyi n'ahandi, iyaguhetse ku mugongo ikakugeza mu gihugu cya kure. Sitarateji iriho n'abadayimoni barimo biga umupango w'uburyo imyaka wongerewe yaba impfabusa, aho kuba yo gukiramo ikaba yo kugwamwo. Witeka tugire neza. Ko batsinzwe abo kwa Sanikerebu, kwa Benihadadi bakozeho bagasanga Hezekiya yubatse, ubu si uw'i Babuloni wo kwa Nebukadinezari arashaka ngo yohereze intumwa. Bakozi b'Imana turi kumwe, ndagira ngo dutsinze izo ntumwa z'abadayimoni. Ndasoza nsenga, icyo gusenga cyo ndakikurarikiye mu kanya, amavi yawe abe tayari, kuko n'ubundi amavi yose azamupfukamira. Biravuga ngo arayibiri inaha, arayibiri epfuyo. Niyo mpamvu mu muzuko yambara ririya zina ngo ry'igihagararo, ngo uburebure bwe bw'igihagararo n'ubw'umurambararo n'impera z'isi. Igihagararo, aleluya, igihagararo ni abatubanjirije, kandi na hariya hejuru bahagazeyo kumwubaha, ngo n'ikijyepfo ngo nibiri kuzimu nabyo byubarara kubw'izina rye. Hanyuma ngo n'umurambararo ngo wibye, ngo n'impera, buriya n'impera ziba zivugwa ku mpera barabizi, inyanja zirabizi, uw'amahanga yitirirwa ariho, izina risumba yandi ariho, uvuga bikaba ariho. Twe kwirarira, niba hari abo turi bo tubigizwe n'uriya mugabo. Bene data, hari imyaka yabayemo tugashidikanya amazina yacu uko tunitwa tutari tuhahagaze. Hari imyaka yabayeho umuyaga uba mwinshi, ariko umuyaga twitakaza. Ndagira ngo muri inyigisho mu nkuge ya Kristo, umwami akurinde amacabiranye y'abadayimoni, akurinde abazimu bajijisha. Niyo myuka duhanganye nayo. No, nta badayimoni bahari badusubiza ku rwagwa. Oya, barabizi ko inzoga itunukira, barabizi ko itabi rwose jewe unatumuye itabi ari imodoka yawe mviramwe aho tugeze. Yesu yampaye yanjye, Imana ishimwe. Ari inzu wancumbikiramo, nakomeza gusengera ku musozi. Itabi rwose twatandukanye butazahura, ariko akari hirya y'itabi imyuka ijijisha. Cyumba cyo hagati, Hezekiya ngo baza bikoreye, ngo baza nikoro mu bashyitsi nishimira iwanjye. Habamwe abaza bikoreye. Umuntu yigeze kumbwira ngo azaza kudusura avuye i Burayi, ariko yaje yikoreye nabi, nawe Imana imubabarire. Yanzaniye agendara n'ibipupe by'abana. Twaramwiteguye, mbwira madamu ni wikopesha n'ibindi turishyura nazi. Aje mbega umushyitsi wanjye, aho anyumva ubwo yabimenye. Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu, ariko utazaze neza. Umuntu wanzana ibipupe by'ibipusi, ngo n'igipupe ngo cy'intare, ngo n'ikindi ngo n'icy'urukwavu, ngo abana babigabagabana. Mbonye igikapu kibogaboga hanze hari umukara n'uje ukikoreye, mbwira umudamu ni dore isezerano rirasohoka.
duhambure dusanga n'ibipupe by'amapusi ngo n'ikindi ngo bisegura mu buriri ngo igipupe tuzajya twisegura ngo igihe cy'imbehosha avuye mu buriri gisirivupure. Hezekiya rero bamuterera mu byo bikoreye ngo baza bamubwira ngo Uwiteka waguhaye iminsi yo kubaho, twamenye kunesha kwe, twamenye itsindwa rya Nebukadinezari, twamenye gutsindwa kwa Benihadadi, twamenye gutsindwa kwa Sanikeribu wari uguhagurukiye azanye n'ibihugu 32 by'abanyamahanga bimushoreye. Tumenye ukuntu Imana yawe yahaserutse. Reka mbabwire bene data, hari imyuka izi kuneshwa, hari amajwi yakurikiye kuneshwa kw'ibituri inyuma, hari ahantu twari dutegewe tuhava nta mutabazi wundi uhabonetse, ari izina risumba yandi ryahabonetse. Hanze bafite amakuru y'uburyo twatsinze, maze bafite n'uburyo twambara neza, bananirwa kumenya uburyo twatsinze ubukene, uburyo twatsinze abarozi. Twararozwe rega, twararozwe mbabwiye ukuri, twararozwe. Mfite mugenzi wanjye twarasenganaga muri gurupe, atuye hakurya ahangaha yanjye Gatsata. Umuntu yarabumuhara arambwira ati ndaguhamije, ati ko numva mundangije, ati oya, ingingo umwami wavuze yuko muzanywa ikica ntikigire icyo kibatwara, kandaho turebe. Twagiye kumurukisha, aratuga ati oya mwemurukisha ngaho mwavuze ko muzakandagira ntizakandaza korupiyo, nimukandagira ako gakomba mwe. Ibintu biraducanga. Iyo nyiringa batagoboka akacu kari gashobotse, aramuga ati nabirangije. Kandi yahise yimuka yisubira mu cyaro, yavuze ati n'ubundi ubukene n'inzara byari bindembeje ndatashye. Nagira ngo ntugamburuze nkwereke yuko ibyo mwirirwa mwibyo ngibyo ngo Mwami Imana ngo ahindura ibyanze guhinduka, ntabihindure turebe. Turashima Imana ko atapfa ariko aracyafite ingaruka nkeya, so dusigisigi tumugendamwe. Ariko Yesu yarahabaye nahabwa icyubahiro, aracyariho na bugingo n'ubu, kandi aracyavuga, Imana aracyakora umurimo. Yesu atugire neza. Intumwa ngo zije z'i Babuloni ziza zimubwira ngo twamenye ibyo Uwiteka akoranye nawe, twamenye imirimo itangaje, twamenye gutsindwa kw'ingabo zaguteye, twamenye ibihugu 32 byaguhagurukiye byose byubamira icyarimwe, twamenye Sanikeribu uburyo yacumiswa amacumu n'abahungu be yinjira mu mwinjiro w'inzu ye. Twarabimenye dusanga Imana yawe nta yindi ihwanye nayo. Baramushyeshya, barabanza bamukwegesha kumushyeshya, bamubwira ko ari umwigisha w'igitangaza, bamubwira ko ari umunyamwuka, bamubwira ko abanye n'Imana neza. Nta majwi y'abadayimoni dushaka tubwira umubano wacu n'ijuru, nta majwi yo gusempa, oya, nta majwi yo kogeza, amajwi yo oya, nabaretse ibyo bintu. Yesu abyiziye wenyine, ubituvugira n'umwuka wera. Abantu batabivuze ubivuga arahari, umwuka nabihamiriza mu ijuru, tuzabona ibimenyetso by'ibyiza tukiri n'aha mu isi. Hanyuma uko kumusempa bamutwara gake, batari ko buriya, bati buriya Sanikeribu buriya ko yaraguteye wari kumurwanisha ikira, bati ubwo intwaro wari ufite zingana iki, sibwo abajyanye mu cyumba cy'intwaro, batari ko buriya wihereranye nayo, bati Imana we, mbega Imana, bati buri rusengera he, akarago kawe kabahe, sibwo akagaragaje, sibwo yerekanye aho isanduku y'isezerano, sibwo agaragaje aho imitsima y'ibitambo, sibwo agiye ahamanikwa imyenda y'abatambyi, sibwo akinguye inzu yose, ububiko bw'intwaro z'Uwiteka, ikintu cyose Israeli ifitanye ibanga n'ijuru yarayagitanze, yarayakigaragaje ngo bakibone. Imana iti uhereye aka kanya uko abamurikiye byose niko bazaterura igihugu cyose, abagituye n'iby'inzu byose bizisangwa ku mwami w'i Babuloni. Kandi koko byaje kubaheze, Nebukadinezari arabitwara. Iki cyumba ntabwo kitugira abapagani, ntabwo twarizwa mu pagani, ariko kirimo urungabangabo. Pawulo yaravuze ngo iyo mpagaze mu mbaraga nterana ibipfunsi simpusha. Iki cyumba rero cya kabiri kirimo guhusha, kirimo kugwa kwa buri kanya, kirimo gucogora, kirimo kunamuka, kirimo abademoni bajijisha. Ntabwo nasoza ntavuze Kristo yagipimiwemo. Biravuga ngo ni ukumwanzi amusanga ashonje, aramubwira ngo hindura ibuye umutsima urye kuko urabishoboye. Yesu ati nakumenye, aramutsinda. Bene data, ijambo ryavuze ngo uzayishyiremo inzu 3, iyo hasi, iyo hagati, ariko uzashyiremo n'iyo hejuru. Mu gusoza reka ngusengere,
nanjye nisengera Imana y'amahoro iguhamagaye mu gihe nk'iki kirimo umucanganyiko mwinshi, igihe kirimo imyuka ijijisha myinshi, igihe kigamburuza. Imigani 22 ugambura mu makuba gukomera kuzaba kubaye ubusa. Imana nyirijuru ntikubarize hagati na hagati murahasanga uwitwa Utuko mu byakozwe ntumwa, yicaye hagati na hagati mu idirishya ngo agakurikira ibiri hanze n'ibiraha, agakurikira ibivugwa hanze ariko adasize n'ibivugwa mu nzu. Ibiri mu gakiza akaba ntiyabitaye, ariko n'ibiri hanze ntiyabisezereye. Icyo cyumba cyo hagati Imana ikikurinde. Guhamya kwawe kwe guhamya kwa Kristo, agakiza kawe ntigakimangwe n'isi, uriwe bigaragarira Imana n'abantu. Yesu adufashe. Icyumba cyo hejuru rero nicyo Yesu yabwiye abigishwa, byakozwe n'ibice 2. Aravugira ngo ndagiye ariko nzazaho muri. Byakozwe ntumwa. Bene data, mu gusenga kwacu dusenge Imana igira aho idusanga mu nkuge. Inguge harimo n'inyamaswa twabibonye, harimo icyumba cyo hagati ni hagati nyine, hagati ukebuka biri hakurya y'igihugu n'ibintu cyutuyemo, hagati ni mu idirishya utukura yarahicaye, arahunyiza, arababwira ati mugende mu Yerusalemu murindire ibyo data yabasezeranyije. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Turashoshe. Ibihe ntibyemera, iminsi ntibyemera, ibibazo ufite ntibikwemerera gutindayo, kuko kuvuga ukuri kujyanye n'ubukene buri hafi yawe biragoye, ariko umwuka azabikubashisha. Guhamya Kristo imbere y'akazi kakurengera none kandi gashorewe n'ikinyoma, kubyikuramo biragoye, ariko mu cyumba cyo hejuru nibwo buhamya buriyo. Abagezeyo bahasanze iriba, kandi abanyweye kuri ayo mazi bashize inyota n'umwuma. Bene data, si ukwiterura ngo wijugunyeyo, si amababa usaba Imana ngo Mana ngo mpa amababa ngo icyo cyo hejuru nacyo ndagishaka. Oya, Kristo wizeye muzima, Kristo uhagararanye nawe, Kristo utsinda imyuka ikuri imbere n'inyuma ikuzengurutse, afite ubutware kubwo kumwizera bwo kukugezayo. Niwakira amahoro ari mu cyumba cyo hejuru, niwakira imbaraga ziri mu cyumba cyo hejuru, niwakira umwuka wera. Niho dusoreje, bose bari hamwe, torero ry'Imana, Banyakacyiru twabanye, bakoze Imana bari hafi na kure, turasenza Imana nyir'ububasha. Ibyo kuvuga n'amagambo twarabivuze, ibyo gukora abantu bakabona barabibonye. Hagezweho naguha ubutsinzi, naguha imbaraga, naguhe gukomera, naguha iyerekwa rya kabiri, nakugira uwo kurwana ukanesha, naguha intwaro z'umwuka. Uhanganye n'ibidafite umubiri, uhanganye n'imyuka iyobya, uhanganye n'abadayimoni bajijisha, uhanganye n'inyamaswa ziri hepfo aho, urenganye n'icyumba cyo hagati kirimo amacenga y'uburyo bubiri, kirimo agakiza gakonje, kirimo akazuyazi. Erega hagati hari Laodikiya, harimo akazuyazi, harimo kudashyuha, harimo no kudakonja, harimo gukizwa kuwa mbere ariko kwa kane umuntu akagamburura, harimo kuririmbira muri korari umuntu ari umunyamwuka, hirya ya korari ku isoko riri hepfo aha umuntu akamunyamubiri nk'abandi, harimo ubupasitoro bwo kuri aritari, harimo ubupasitoro bwasoma Bibiliya, ariko icyumba cyo hagati hepfo kikatugira nk'abandi. Ndasenza Imana nyir'ubutware. Imana yavuze ngo ibyumba bizaba 3, hakiri icyumba gihesha bizera agakiza,
akira icyumba kibamwo amahoro isi idafite, akira icyumba kirimo imbaraga, kirimo imiti ivura ibiriho none n'ibizaza, akira icyumba kirimo umugabo udakangwa n'ibivugwa, akira icyumba abigishwa bakirenganiyemo akarengane karabatera, ariko uwo bahawe, uwagendanaga nabo, uwo bari bamaze kubona, uwamanuye ibirimi by'umuriro, arababwira ngo ntimutinye, ndi kumwe namwe no mu kaga k'ibigeragezo, no mu karengane, no kubambwa kwabo, no gutwikwa kwabo, no kugaburirwa intare, no guhabwa inyamaswa zikabarya, nabyo babihamije mu Imana, nabyo babivuze mu ubutumwa. Ibi bihe ntibiducogoze, ibihe ntibitugamburuze mu bwoko bw'Imana, ibihe ntibidusubize aho twavuye muri kamere. Ni icyumba cya mbere twatandukanye n'isi tubihamisha agakiza, twatandukanye n'ubugome, dutandukana n'amoko, dutandukana n'amanyanga n'ubujura n'ubusambanyi n'ubugome, ni byose twatandukanye. Umunsi twatura ko Yesu tumwakire nk'umwami n'umukiza wacu. Utureyo n'abawe torero, turaho hantu hatarogeka. Niho Yesu yavuze ngo muzanywera ikica ntacyo kizabatwara, muzampamya. Umva, niho Yesu yavuze ngo umwami w'isi nubwo ari mwaza wundi, ariko nta kintu cyari bunsangane, nta cyengira, nta kintu tukwiye gutunga cyitwa kamere dutandukanya n'umwuka wera twahawe. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Kugeragezwa birakomeje, ariko mu cyumba cyo hejuru byose bihinduka zero. Niga fizike mu wa mbere no mu wa kabiri, barambwiye ngo ikintu cyose kiguye mu amazi gipima ubusa. Barambwiye batufashe imisozi yose n'amazi ari Kigali bere narukajugunya mu nyanja bipima zero. Ikiguye mu cyumba cyo hejuru, imvugo cyavuga iba zero, amarozi cyakoroga aba zero, akagambane bakugaya aba zero, urwango bakwangirayo biba zero, umva umugayo bakugaya, ibyaha bagushe, umuvumo bakuvuma, byose biba zero, kuko uri mu nyanja yitwa umwuka wera. Imana y'amahoro igwana umugisha natwe. Wakira ijambo ry'Imana, witandukanye n'intege nke, witandukanye n'imyuka ijijisha, kuko Imana ntijijishwa. Imana irabizi, izi n'amazina yacu, ireba n'ahatabonwa, izabo turibo none, izabo turibo ejo, izi uko twaraye n'uko twaramutse, izi ibyo twibwira bitarajya mu mutwe, izi nzira tuzacamo n'imigambi duhafite. Iragiza amaraso ya Yesu, ubwira umwami ngo nahamagawe nshaka ubugingo, kandi ndifuza kuguhamya mu gihe gisa n'iki. Mana turagushimiye, ijambo ryawe nizo mbaraga zacu, nibwo butware. Ijambo ryawe niko gukomera kw'abizera, kandi ijambo ryawe niwo muhamagaro uhamagaza ushaka gukiza. Ibyo twanze kera nk'abakristo uduhe guhagara mu mbaraga zihamya ko twakijijwe. Turasenze udutandukanye n'inyamaswa abantu, niko birivuga ngo mwitandukanye n'inyamaswa abantu, dutandukanye na kamere za kinyamaswa. Muri iyi nkuge twanze ikintu cyose cyatugaragaza nk'inyamaswa. Muri iyi nkuge uturinde kuba hagati na hagati, kubyemera none ejo tukabivamo, gukizwa imbere y'abantu imbere y'Imana nta bihari. Uturinde hagati na hagati, utuku yarahicaye arasinzira arahunyiza aragwa arapfa. Uturinde hagati hari urupfu, hagati harajijisha, hagati hari amajwi. Iyi myuka yose ituzanira kwirwanaho no kwishakashakira no gupfundapfundika no guhimba kugira ngo turamuke, mwami ufite ubuzima bwacu no kubuha umurongo wo kubaho. Uri umukozi w'umuhanga, ufite urufunguzo rw'ibyanone n'iby'igihe kizaza. Dupfukamiye izina risumba ayandi mazina. Wowe ntwari mu ntambara. Tugeze muri kiriya cyumba cyo hejuru, aho Nowa yicaye akayicarana n'inuma. Umunsi wo kureba ko umwuzure washize yohereje inuma. Mwuka wera we mu cyumba cyo hejuru uriyo. Inuma yacu izi kureba aho amazi ageze. Buri mukristo, buri mugenzi ugana Siyoni, amazi munsi y'inkuge ni menshi, ariko inuma rimwe irareba aho amazi ageze. Kandi abari muri we Kristo tuzayarokoka, tuzagera ahumutse. Ndasengeye bene data tubanye, iri jambo rishorerwe nawe, riherekezwe n'imbaraga, kandi abaryakiriye twese udutuze mu cyumba cyo hejuru, aho tubana n'Imana karamata, aho tubana n'Imana tukera imbuto zikwiriye abihannye, kandi umwuka w'Imana akagaragaza imbuto zacu
ko ari iz'abahindutse by'ukuri. Urakoze Kristo, uha umugisha ubwoko bwawe, kandi iri jambo riherekeresha imbaraga z'ibimenyetso n'ibitangaza biguturukaho, mu izina ryera rya Yesu, amen. Yesu abaha umugisha mwese, amen.